kubashimira uko mukomeje kudusapotinga mukurikirana ibiganiro byacu. Impamvu rero natwe turi hano kugenda tubagezaho amakuru mashya uko ibihe bigenda bitandukana, amakuru mashya rero dufite. Ariko mbere ya byose njyewe uyabategurira, murumva ko nari nihuse ngiye no kuyababwira kuko aba ari amakuru mashya yihuse yihutirwa. Nihuse rero hamaze iminsi havugwa, mu minsi ishize havuzwe urupfu rwa papa, ariko iyo papa amaze gupfa nk'uko bisanzwe hahita hatorwa undi mupapa mushyashya. Ubu rero icyo twari twiteze ni papa mushya. Ejo hakozwe amatora, hano uyu munsi hakozwe, ariko hashize hagaragara ayo amatora ari gukorwa ntago abakaridinari bari gukora amatora bajya basohoka hataragaragara umwotsi w'umweru ugaragaza ko papa mushyashya abonetse. Ejo hari hagaragaye umwotsi w'umukara, abakaridinari baraguma baratora, n'abaturage baba bari kuri iriya mbuga ya Kiliziya Mutagatifu Petero bategereje kureba uwo mwotsi w'umweru gusohoka, hanyuma hakaba habonetse papa mushyashya. Papa mushyashya rero iyo uwo mwotsi umaze kugaragara nk'uko mu masaha ashize byagaragaye ku mbuga zitandukanye za Vatikani, hagaragaye umwotsi w'umweru. Umwotsi w'umweru hahise hagaragara abaturage bishimye ku isi yose. Ahantu hari urusengero rwa Kiliziya Gatolika inzogera zirakubitwa. Ubwo rero inkuru yihutirwa, habonetse papa mushyashya ugiye kuyobora Kiliziya Gatolika. Uwo mupapa se ni muntu ki? Byagenze bite? Amakuru yose reka twakire mugenzi wacu Yves Kijyana dufashe mu busesenguzi atubwire uwo mupapa. Yves Kijyana, uratwumva? Ego mazi, wire neza ndakumva. Mba mvuga niruka ntago ushyiramo ibintu by'imiyaga, ibintu ndabona bikomeje kwihuta, inkuru zabaye nyinshi. Ndimo ndakumva kabisa kuryo uburyo umuvuduko ufite n'abandi ubasha kuvugiraho ntago biza kunyorohera. Ehwana nuko byihutisha. Nawe ngira ngo uri muri bamwe bishimye. Cyane. Isi wenda kenshi bavuga ko igihugu kitagira umuyobozi, isi idafite umuyobozi, hatari itegeko nshinga, hatariho Bibiliya, hatariho bano bayobozi bose tubona, biba ari akavuyo. Biba byiza rero iyo habonetse umushumba cyangwa se umuyobozi, hanyuma akabasha gushyirwaho amategeko, abantu tukagenda neza tukabana neza. Ari nabyo rero bikozwe muri Kiliziya Gatolika. Kiliziya Gatolika ngira ngo urabizi ko ari umuryango munini. Kiliziya Gatolika ni umuryango munini ugizwe n'abakristo bangana na tiriyoni imwe na miliyoni 400 gutyo z'abakristo ku isi hose. Urumva rero ni umuryango munini ku buryo rwose wavuga ko uretse ko n'andi madini yose tubona yose yagiye akomoka kuri Gatolika. So Gatolika rero yarabyaye iribaruta. So urumva rero ntabwo wabura rero kuvuga ko ari umuryango munini. Umuryango munini nka Gatolika kubaho udafite umuyobozi, urumva kiba ari icyuho kuri iyi si, kiba ari icyuho. Ntabwo byashoboka, ubundi ahantu hose hagomba kuba umuyobozi. Burya n'abantu iyo ari babiri hagomba kubonekamo uyoboye abo bantu babiri. Ni nayo mpamvu rero naho kwibura abantu hafi. Nyuma yo gushyingurwa kwa papa nta kindi gihita gikorwa, ni uguhita bashaka umuyobozi mushyashya. Uko biri kose nicyo kintu gihita gikurikiraho, ngira ngo ari nacyo cyanakozwe kuri iyi nshuro. Ku buryo papa yabonetse kandi ubona yuko isi yose, narimo nakubwiraga yuko nyine abakristo ku isi bakiza Gatolika, sinzi nakubwira neza, ariko nakubwiye yuko ari tiriyoni imwe, ni tiriyoni imwe na miliyoni 400 z'abakristo mu isi muri rusange. So rero abo bantu bose tiriyoni imwe na 400 bose bakeneye umuntu umwe ubayobora, ubashumba. Uri kubyumva nawe uko byari bimeze hirya no hino muri za paruwasi zitandukanye na za bazilika ziriho hirya no hino ku isi. Yego, mu ncamake papa utorewe kuyobora Kiliziya Gatolika mushyashya, mu ncamake ni muntu ki?
turaza kumuvuga mu rushamake wenda n'ibizaba ngombwa igihe twazabakora wenda icyegeranyo ariko reka turebe uyu mupapa yitwa Robert Francis Prevost ariko kuri ubu ngubu akaba yahisemo izina rya Pope Leo wa 14 akaba rero yaravutse mu kwezi kwa 9 ari ku itariki 14 mu 1955 nibwo yabonye izuba. So uyu mugabo rero akaba ari umuntu ufite ibigwi twigeze kuvugaho ko kuyobora Kiliziya Gatolika hano hazagenerwa ku bintu tugenda kuvuga ku bigwi bya bamwe ariko twibanze kuri wacu ku mukardinali wacu tunamushimire ko nawe ari mu batoye Kambanda Antoine so ari mu batoye buriya nawe afite byinshi ntabwo tubizi wenda hazagira mu Rwanda ashobora kuzagira andi makuru wenda aduha ko ndabizi itangazamakuru naryo ubungu rivuga ati turamutegereje niba yemerewe kugira ibyo ashyira hanze. Uzi uko bimeze hariya se nta guciye mu ijambo sinzi nimba warabonye video ejo bundi bari kurahira hariya iyo abakaridinari bari kurahira baba bari kurahira bavuga ngo nta kintu na kimwe cyakorewe aho twari turi nta bugambanyi na bumwe buzakorwa bwo kuvuga ibi amakuru y'i Vatican no gusohoka ibyo wabonye ukabisiga ukabisiga kuko buriya eregana ziri uriya mwose w'umweru ubona ko abantu bamaze kubona uzamuka Vatican bagakoma amashyi hariya baba batwitse impapuro zose batoreye so no kuvuga ngo ibimenyetso bizibiti byose hari biratwikwa bagashyiramo ya chemicals nkuko twagiye tubivuga hanyuma tukabona rero uriya mwotsi barabizi ko minsi yashize haboneka umwotsi w'umukara ariko ubu ngubu nyuma yo kubona uriya mwotsi sinzi namwe yagiye mubona ibyishimo abantu bari bafite wenda mu kayatanje twereka abantu iyi video muri no video nibayirebe barebe ukuntu abantu hari bari bishimye hariya muri kira kibuga cya Mutagatifu Petero nkuko twabivugaga bategereje rero uyu mupapa rero tunakomerezaho uvuka ku mugabane wa Amerika avuka afite ubwenegihugu bwa Amerika muri Amerika y'Amajyaruguru aho bita muri Peru akaba rero uyu mugabo yaragiye rwose anayobora abo ngabo nkuko nari mbivuze muri Peru yabaye bishop muri aho bita muri Shikarayo niba mbivuze neza aho ngabo ni muri Peru guhera mu mwaka wa 2015 kugera mu mwaka wa 2023 urumva rero ni umuntu wavuga yuko yari afite experience kandi ikindi nanone nuko ni nawe muntu wari uyoboye Catholic Church hariya muri Vatican City muri City State so urumva rero niwe wavuga yuko umuntu aramutse avuze yuko yarabikwiriye ntabwo yaba yibeshye tugendeye kuri CV wenda ni byinshi cyane umuntu yavuga wenda yuko biranga uyu mupapa mushyashya Kiliziya Gatolika ibonye wenda ibigene na spiritual things nabo turi bubyinjiremo koko buriya iby'umwuka n'iby'umwuka ariko mu bigendanye n'ibyo tubona aha ngaha ni ibindi nyine abakurikira nkanjye ukurikira urebye politike y'isi aho yerekeza urebye uko isi iyobowe n'ibi bihugu bikomakomeye ejo bundi hagaragaye ifoto ya Donald Trump ya AI igaragaza yambaye neza imyenda y'abapapa nkeka ko amakuru nabonye nuko na Kiliziya Gatolika yabivuze ivuga ko atari ibintu bizima ibi bintu hato umunyamerika Trump yiyambitse iyo myenda ukurikiye politike y'isi ubu ntago twavuga ko leta zunze ubumwe za Amerika nazo zishobora kuba zifite ukuboko mu bikorerwa i Vatican aya makuru ntiyarazwi aya makuru muri Amerika ko hari ikigomba gukorwa cyane ko papa ari umuyobozi ukomeye navuga ku ruhande rumwe navuga yuko wenda hari amakuru bashaka ko bari bafite ariko ku ruhande nanone navuga ko ntayo buriya Trump ni umuhanga Trump ni umuntu ukomeye kuri iyi si buriya njya nkunda kubivuga njya kubikubwira nkakubwira ngo nubona Trump uranukamone nk'abandi baperezida abandi ni abaperezida ariko uriya ni se w'abaperezida uriya ayoboye umugabane
urayoboye umugabane. So bishatse kuvuga ko rero amakuru aba afite aba ari hejuru cyane. Noneho tujye tunagendeye ku butasi bwa Amerika, nk'uko twese tubizi ko Amerika ifite ubutasi bukomeye. Kumenya amakuru y'ibera Vatican no kuba babasha gutahura umuntu ushobora kuba yaba papa biroroha, byakoroha. Yewe na lobbying banayikora, buriya ntugire ngo ni ibintu biba byoroshye, kubera yuko Kiliziya Gatolika nayo urabizi ko ntabwo mu myaka yagiye itambuka ntabwo yagiye itana cyangwa se ijya kure ya politike y'isi. Muri politike wasangaga yuko barimo, wenda icyo navuga nuko wenda uyu mupapa nyakwigendera Papa Francis we yagerageje kugenda yitandukanya n'ibyo bintu, yitandukanya na politike, ahubwo ukabona yuko yari afite umutima mbere na mbere wo guca bugufi, gukunda abantu, kwiyegereza abantu, abakene. Ubwo mbese ibintu byinshi yagiye akora bisa nkaho byagaragaza ko uyu mupapa atari kumvikana cyangwa atari wiringi n'ibyo n'icyerekezo cy'isi ya none. So rero aba bantu Abanyamerika ni abantu bakomeye. Ku ruhande rumwe uko ndimo ndabisobanura, bashobora kuba bavuga bati uyu muntu turashaka yuko azaba papa turuke muri Amerika kubw'impamvu wenda runaka, bakaba banakora lobbying cyangwa se bakaba bari bafiteho n'amakuru runaka agendanye n'ubutasi bwabo, cyangwa se mu by'ukuri bafite ukuntu babana wenda na Vatican bya hafi. Ku rundi ruhande rero birashoboka yuko Trump uyu nguyu ubona ashobora gukora ibintu nka biriya. Trump turamuzi n'umunyadukoryo, ni umuperezida w'umunyadukoryo wabayeho kuri iyi si kandi uzanasiga amateka akomeye. Akaba wenda we yaraguze umutwe nk'abandi bose mu mboni ze, agereranyije n'abapapa bagiye kuzatorwa ko buriya ibigwi byabo byari bizwi. Umuntu akareba bakavuga ngo mu bakaridinali bahari ninde ashobora kuba yavamo papa. Kuba rero Trump yareba akavuga ati uyu muntu ashobora kuba yavamo papa ntabwo ari igitangaza, agendeye ku byo abona kuri we, agendeye ku bandi abona bashobora guhangana, agendeye ku bitekerezo, kuko buriya bano bantu bashobora no kwicaza muri amukardinali nk'umuntu ukomoka ku mugabane wa Amerika, bakamuganiriza, bakamwereka umurongo, bakabanza bakamwumva bakagira ibyo bamubwira. Iyi si irimo amabanga menshi, mu buryo ki amabanga yayo bigoranye kugira ngo abahanga n'abashakashatsi binjiremo babashe kugira ikintu bapfa gukurayo. Yego, nkunganiye kuri ku mateka y'uyu mugabo. Robert Francis Prevost wavukiye i Chicago ku wa 14 Nzeri 1955. Urumva ko atari umuntu ukuze cyane, nuko agaragara ntago akuze cyane, ashobora kuba agiye kuyobora manda ndende. Ni umunyamerika wahawe inshingano nyinshi mu itorero Gatolika, akaba atorewe kuba papa wa mbere ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa 8 Gicurasi 2025. afata izina rya Papa Leo XIV. Robert Prevost yavukiye mu muryango ufite inkomoko ya Kinyafurika. Ubufaransa n'Ubutaliyani. Yakuriye mu gace ka Dalton hafi ya Chicago, aho yakuriye mu muryango w'abakristu b'inyangamugayo. Yize muri Villanova University, aho yakuye impamyabumenyi mu mibare mu 1977. Nyuma yinjira mu muryango w'Abafrancisco Order of St. Augustine. Uwo mwaka yaherewe ubusaserdoti i Roma 1982, wari utaravuka. Nyuma yo kurangiza amasomo ya teolojiya n'amategeko y'itorero Canon Law muri Political University of St. Thomas Aquinas, aho yakuye impamyabumenyi y'ikirenga doctora mu 1987. Ayo niyo mateka make y'impamvu nashaka kukugarukira kuri aya mateka, nuko havuzwe ko no mu buhanuzi hahanuwe ko papa uzatorwa azaba afitemo ubunyafurika muri we, cyangwa se ari umunyafurika. Ikigaragara nuko n'uyu nguyu wacu utowe yifitemo ubunyafurika. Urabivugaho iki mu ncamake muri buriya buhanuzi bwagiye buvugwa? Nabanje no gusoma hariya ndeba ku mateka ye, ni kwibaza impamvu ari kuvuga
yuko yahawe ubwenegihugu bwa Peru nk'uko nabisobanuye no mu majyaruguru ya Amerika. Ndavuga se uyu muntu niba ari umunyamerika kuki yahawe ubwenegihugu bwo muri Peru? Urumva? Ariko wenda reka nigarukire, yego ubuhanuzi bwagiye buvugwa kenshi, n'ubuhanuzi bwagiye bugaruka mu kuvuga ko papa agomba kuzaba ari umwirabura uzasimbura uyu nyakwigendera wari ugiye. So ariko kuri iyi nshuro twumvisha amateka y'uyu mugabo yuko mu nkomoko ye harimo amaraso y'Afurika, amaraso y'umwirabura. So rero n'ibyadutangaza kuri iyi nshuro, ngira ngo niba duheruka kuvuga none kuri uyu umupapa ushobora kuzasimbura uyu nguyu nyakwigendera Papa Francis, twavuze yuko twabetse akavideo gatoya ka Profete Lovi. Uriya muprofete yabivuzeho, aravuga ngo nabonye umupapa uzasimbura uyu nguyu ugiye gutambuka, kuko yabibonye mu kwezi kwa gatatu nibwo yari yagize nibwo yari yabonye ishurwa yuko i Roma umupapa agiye kuvaho. Uko yaravuze ati ese abagiye kuvaho, yabagiye gupfa cyangwa yabagiye kwegura. Ariko rero aranje aravuga ngo nabonye uzajya hari umwirabura, ariko simvuze umwirabura ngo mwumve ko ari umwirabura uyu wirabura gusa, imisatsi ye nabonye ishobora kuba ari nk'iy'umwirabura. So ukibona iyi foto ubona ko uyu muntu ashobora kuba afite inkomoko nyine ku mugabane wa Afurika. Nk'uko yavuze mu ncamake ko uyu mupapa ubuhanuzi bwe bushingiye ku ki? Yavuze ko umupapa uzajyaho azaba ari umwirabura uko yabyeretswe, ariko aravuga ati nivuga umwirabura ntimwumve umwirabura black, ntabwo nshatse kwita mbimenshoninga none abase nshaka kubwira isaka kandi ngabize gute, ariko mumenye ko ngiye imisatsi neretswe igiya uyirebye ubona ko ari imisatsi y'umuntu ufite amamoko muri Afurika. Hari ikindi cyiza cyangwa kibi yamuvuzeho? Nta kintu kiri yavuze, ahubwo yavuze yuko mu byo arimo arabona, mu byo yeretswe yabonye isi igiye kwinjira mu bihe bibi. Yavuze ati nabonye ground imuvinga, nabonye ubutaka bumuvinga, nabonye ibihe bihindagurika, nabonye abantu bagiye mu kaga. Ndavuga ni icyo mbona cyo nuko abantu bakwiriye amasengesho mu buryo bukomeye cyane. Abantu bakwiriye gusenga. Icyo tubona ni uko ubwo buhanuzi busa nk'ubusohoye. Reka tugusabe udutegurire ubwo buhanuzi bw'uwo mugabo, tumenye n'uyu mupapa icyo atuzaniye, kuko nimba yaratuhaye ubuhanuzi bukaba bugize icyo bugaragaza, nkeka ko ari ubwo kumvwa. Ntekereza ko nawe ubungubu aricyo gihe cye agiye kuzongera noneho kudubuhanuzi mu buryo bwagutse, ubwo natwe tuzabigeza ku badukurikira hano kuri Rwanone TV. Kandi vraiment reka tubahereze inkuru igishyushye rwose birebere babone uko byari byifashanga, n'uko abaturage amashyi y'urufaya bakomye amashyi. Uravuga ngo bya bene ngo za Manchester zirakina, za Arsenal ngabafana abantu bakora amashyi, amafoto, amatelefone hejuru. Ndavuga ni ibi ngibi binyeretse yuko papa n'undi muntu haba hato umwami w'isi havuyeho Imana n'umuhungu wayo Yesu. Yes, reka ngushimire. Yego urakoze cyane Manzi, nanjye ndagushimiye kandi yuko wakomeje kugezaho abantu badukurikira amakuru neza kandi ku gihe. Ni inshingano, reka mbashimire namwe mbibutsa gukora subscribe aho hasi kugira ngo ugomeze ukurikire Rwanone TV, kandi noneho tunakurarikira gukurikira ikiganiro gikurikira tugaruka kuri ubwo buhanuzi bwahanuwe n'uwo mugabo. Yaduhanuriye ko agomba kuboneka papa w'umwirabura, arabonetse. Hari ubundi buhanuzi yavuze isi igiye kujyamo. Mudukurikire mukora subscribe nk'uko nari mbibasabye. Yanjye ni Manzi, ndabakunda. Ciao ciao.